ririmo abanyamugisha ariko rikabamo n'abasaba umugisha ku ngufu. Ko araburiye inkike, wemera ko hari abaseseye, abaye umugaragu w'abandi bajya inama, baba barirukana abandi mu murimo w'Imana, ariko biraterwa n'iki? Sambanyi n'abicanyi nibo ba mbere barimo kujya gutura bakitwa abakristo, ngo nkubwire ngo bazayifunga. Ijambo ry'Imana rirasobanuye, ahubwo abaririmo ni abanyenda mbi. Reka tubasuhuze mwege mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV na Noah TV1. Imana nibaha umugisha aho mutuye hose mu Rwanda, mutuye muri diaspora mu bihugu bitandukanye, mwese turabashuhuje. Imana nibaha umugisha mwebwe mwakanze subscribe n'abatari bayikanda mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu, dukore umurimo w'Imana, mudutere inkunga muri ubwo buryo. Reka tubashimire rero, Imana y'icyubahiro ibane namwe, abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, abafite ibibazo reka tuvuge ngo Imana ibasubize kuko niyo rubasha idusubiza turi muri iyi si. Reka rero tuvuge ngo tubane muri ibi biganiro. Mukozi w'Imana reka tumwakire, twari tumaze iminsi tutaganira rwose, ariko turamushimira kuba yatwemereye kongera kubana natwe. Reka tugusuhuze mukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Ahimbazwe kandi Imana ibaha umugisha. Mukozi w'Imana mumeze mute? Igihe cyari gishize tutaganira, ariko uyu munsi twabonanye. Turaho turashimira Imana, kandi ikomeje kuturinda, namwe ikaba ibarinze, ndetse n'abandi nabo tugiye kubonana nabo ari abashya, ari nabo dusanganywe. Imana ibagirire neza. Uherutse kumbwira ngo ndimo kwiga. Mukozi w'Imana, ko bavuga ko wenda ubu ngubu tugeze mu gihe cy'uko abantu, abapasiteri, abavugabutumwa bagiye kujya bayobora amadini cyangwa amatorero barize. Wowe ubwawe intego ufite y'uko wiga ubumenyi bwa Bibiliya, intego yawe nawe ufite niyo kugira ngo uyobore itorero cyangwa idini? Urakoze cyane. Njya nkunda kuvuga ngo njye ndi umukristo wa Kristo, andi matitire yose mbona ni inyongera. Ntago ari iki, kandi naje gusanga kuba umushumba buriya ni ukuba umugaragu w'abandi, ntabwo ari ukwicara mu ntebe z'icyubahiro cyane. Nyine ni ukuba umugaragu w'abandi, kuko njye rero icyo nigira no kugira ngo mbe umugaragu w'abandi. None se nk'umushumbi yashumbye nk'itorero, ntabwo aba ari umugaragu w'abandi? Kuvuga ngo abaye umugaragu w'abandi bajya inama, ariko nta nama haza icyo bita amategeko. Ariko nawe iyo urebye yari umushumba tuvuge w'itorero, aba ayoboye abantu. Urakoze cyane. Itorero ni iki? Idini ni iki? Ubundi idini riduha kumenya itorero, kandi itorero naryo riduha kumenya idini. Idini ubundi ni ibice bibiri. Yesu yavuze inzira ebyiri. Inzira ebyiri ni iki rero? Ni icyo umuntu ahitamo kuba icyabacyo. Ariho uzasanga abantu benshi bahagarara ku ijambo ngo ni uburenganzira bwanjye. Hari uburenganzira bwo gukora icyaha, hari n'uburenganzira bwo kudakora icyaha ariko ugasigwa icyaha. Ugasigwa icyaha. Mukozi w'Imana, reka tugusabe udusengere no twinjire mu byacu byatuzinduye. Hari ikindi cyatuzinda atari ijambo ry'Imana se? Dusenge. Rero urakoze cyane, kuko njye nta kindi nubakiyeho. Ibyo bindi nabivuyemo, ibyo mbona n'inyongeraho kugira ngo nkore umurimo w'Imana. Rero mu izina rya Yesu Data wa twese kandi umurengezi udukunda, manuka ubane natwe kandi utugirire neza. Bana n'abari mu birere bine by'isi, umwuka wera akomeze kuganza, akomeze abari mu nzira, kandi Mwami yigishe n'abatari mu nzira kugira ngo batsindwe bihane ibyaha byabo.
urakoze kuko ari wowe witeka nyir'ibihe none n'iteka ryose mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Narindi kukubaza ngo muri iyi minsi habayeho muri ADPR ikigaragara pastor yakubise, twavuga ko ari nk'umukristo kuko yari umuririmbyi, none ko wari utubwiye ngo umupasiteri ushaka kuba umugaragu, none abandi bo ko batari kuba abagaragu wabagiriye inama ki? Kuko niba pasiteri akubise umukristo ntago ari umugaragu wundi. Hari icyo nakubwira ni iki, buri muntu buriya hari ijambo ujya wumva bitwaza ngo uko yahamagawe, ariko guhamagarwa ni kimwe no kwizera ni ikindi. Rero ndagira ngo nkubwire yuko mu kintu cya mbere icyo dusabwa, wakuyemo uwo mugozi, icyo dusabwa ni ukwizera. Kwizera ni iki rero? Ni ukurwana intambara. Rero intambara turwana ni iyihe? Tuyirwanira mu murimo, tukayirwanira no hanze. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Ayo njyaho ijambo rivuga ngo kandi ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza uwo ni Yakongo, kuko namara kwemerwa niwe uzahabwa ikamba ritangirika, iryo yasezeranyije abayikunda. Ikamba rero rishobora kwangirikira hano mu isi, kandi ukaba uzi ko uri gukorera Imana, ariko kwanza utari gukorera Imana ahubwo uri gukorera ibihembo biva mu murimo w'Imana. Ibyo ni byo abantu benshi basa naho bitayeho. None se ko twari tuzi ko itorero nka ADPR ari iry'umwuka, none hakaba ariho turi kubona ibibazo, ahubwo biri guterwa n'iki mukozi w'Imana? Ariko buriya ijambo umwuka abantu bararisobanukiwe. Ijambo umwuka iyo tugiyemo ni uko umuntu aba yuzuye, kandi hari ibyo agomba kwirinda abandi barimo gukora. Niryo jambo ryitwa kuba mu mwuka, abanyamwuka. None abanyamwuka ntibivuze ko batazahura n'intambara, ariko bo habamo gusenga no kuzirinda. Uyu munsi nakubwira ngo rero benshi aho kwirinda cyangwa ngo basenge baraterana amakofi. Icyo nicyo kiri kubitera. Wibuke ko Paulo buriya yaba yari kuba umutera amakofi, aba yararwaniye, hari abamucishaga mu gitebo agahunga. Ariko yarihanganye arahunga. None wenda twavuga ngo muri iyi minsi impamvu ADPR ifite amakuru mabi, twavuga ko ari amakuru mabi kuko ntabwo ari amakuru meza, kuko ibi bihe ntabwo twigeze tubinyuramo muri ADPR. Byaba ari ibihe wenda ADPR iyobowe n'abatari abanyamwuka, cyangwa ni ibihe by'abantu nyine basanzwe badakunda ADPR? Ariko ntabwo urasoma ijambo rivuga ngo ibyanditswe bikunde bisore. Somera wenda Itangiriro 47 umurongo wa 38. Itangiriro 47:38. Haravuga ngo 47:38, haratubwira ngo 38 ntago harimo 27 umurongo wa 38. 27 ntawe urimo 38. Haravuga ngo Esawu abaza se ati nta mugisha n'umwe usigaranye data, njye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Niko hatubwira. Esawu agira ate? Esawu abaza se ati nta mugisha n'umwe usigaranye data, njye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Wibuke ko mu gusaba umugisha kwe hari uwo yari yaratanze bwa mbere, avuga ko ntacyo mumariye, awuha murumuna we nde Yakobo. Iyo twinjiye mu byanditswe harimo ijambo rivuga ngo
yabikoze kera abana batari bavuka. Iri jambo rero bataravuka ni ukuvuga ngo ni umurage turimo. tuvuge ko ADPR iri mu murage. None se umurage yari yawuvamo? Hari ubwo se yari yajya mu ijuru? None se hari ubwo imperuka iraba? Hari ubwo urupfu rwari rwaza se? Cyakora uruza ni urusanzwe kuri buri wese. Kuko iyo dusoma ijambo ngo urupfu ni icyaha niwe uzabitsembaho, ninde? Ni Kristo. Uyu Kristo rero aracyakora na bugingo n'umunsi, ariko yavuze inzira umukiranutsi agomba guhagararamo. Ni ukuba mu gusenga, mu kubwiriza ubutumwa bwiza, mu gukora umurimo w'Imana. Ariko umurimo w'Imana nubwo uwukora urawukorera mu ntambara. Wibuke ko uyu mwana usomye Esawu ko ari gusaba umugisha, ariko wibuke ko umugisha wose wari wahawe nde? Yakobo. Wibuke ko aho yagiye nawe yakoresheje iki? Kuriganya. Bivuga ngo rero itorero rishobora kubamo abariganya, ririmo abanyamugisha ariko rikabamo n'abasaba umugisha ku ngufu. Gushaka umugisha mu itorero kandi batawukwiriye. Rero niyo mpamvu barangiza berekana umugisha bashaka uwo ari we. None urumva bitagiye guteza impagarara cyangwa ingaruka mu itorero? None se itorero ni iki? Ubundi nkubaza, itorero ni iki? Itorero rya mbere ubundi hari mu rugo, mu muryango wawe wubaka. Ni ukuvuga ngo hari umugore, hari umugabo n'abazamukomokaho, hakaza n'itorero rusange. Iri torero rusange hazamo imiryango yawe, hakazamo n'inshuti zawe, hakaza n'itorero ari ryo leta ivuga ko ari itorero rya leta. Kandi wajya kureba ugasanga n'iki ni abantu. Aha niyo nabwiye abantu ngo iyo wirukanye kimwe uba ugiye gusenya ikindi. Niyo mategeko Yesu yaje avuze ngo naje ndayitondera kandi ndayakomeza. Tugomba kubibamo kurende Yesu agarutse cyangwa se umuntu avuye mu mubiri. Rero abantu babigishije itorero ry'ibintu, ariko ibintu ntabwo bishobora kujyana umuntu hehe? Mu ijuru. Ahubwo itorero ni uko umuntu yirinda muri bene se benshi, cyangwa se mu bavandimwe be benshi, cyangwa se mu rugo. Rero niyo mpamvu uyu munsi mbwira abantu ngo inzu y'Imana ya mbere ni wowe n'injye. Ntabwo inzu y'Imana ari hari abantu barwaniye, ahubwo hari abantu barwaniye bihaye urw'amenyo. None se mukozi w'Imana, iyo habayeho kuba ari pasiteri noneho warwanye, yarwanye n'umukristo we, ariko wemera ko hari aburiye inkike? Wemera ko hari abaseseye bashinzwe guteza umutekano muke ku basenga? Niyo mpamvu Yesu avuze ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka, niwe uzakizwa. Umenye ko aho waba uri hose guhungabanya umutekano w'umuntu ni ibintu umuntu asanzwe arimo, no kwirinda guhungabanya umutekano wawe ni ibintu umuntu asanzwe kandi arimo. Niyo mpamvu harimo ijambo kwirinda. Ntabwo wakwirinda ikitarakugeraho, kandi nanone ntiwakwirinda icyo utaramenya. Gusa twe tubimenya bitari ibyo turimo. Rero nuko Yesu yabivuzeho ko bizaba. Ubwo rero umuntu utazi ko bizaba niwe uri kugira umutima n'igishyika, akumva ni ibishyashya, akumva ko ari ibishyashya, ariko kuri twe ntabwo ari ibishyashya. Sibyo? Ikindi kandi ndagira ngo nkubwire n'abari kubikora,
uzasoma umbwira ahantu Yesu yigeze avuga ngo va mu murimo w'Imana. Ntaho. Abantu nibo bari kwirukana abandi mu murimo w'Imana. abakorana Abantu nibo barirukana abandi mu murimo w'Imana. Ariko biraterwa n'iki? Ko barashaka umutsima, ntago bari gushaka n'amafi, ntago bari gushaka ijambo ry'Imana. Kuko iyo bashaka ijambo ry'Imana bagakwiye kuba umwe, bagasenga Imana yo mu ijuru igakora imirimo n'ibitanga. Nose abantu wigize ubibona mu materaniro ya mbere mu gihe cyabayeho? None se ni iki gituma bitarabayeho kandi twarateranaga? Rero hari icyo bita ubumenyi bw'ishuri, hakaba no kumenya kw'Imana. Kumenya kw'Imana gutandukanye n'ubumenyi bwo mu ishuri. Ushobora kumenya ubumenyi bwo mu ishuri n'ubwenge bwo mu ishuri ugira ngo buzakubesheho mu isi, ariko atari kugira ngo buzakujyane mu ijuru. Byose rero abantu barimo kubyitiranya, ariko harimo itandukaniro. Hanyamutunzi n'umukene. Nk'ubu reka nkubwire, mu gihe cyashize bajyaga bumva bavuga ngo umuntu udafite ubutunzi ntazajya mu ijuru. Ariko si koko nibyo. Umuntu wese wubaha Imana akagendana n'Imana agahamanya nayo azajya mu bwami bwo mu ijuru. None mukozi w'Imana, ko batubwira ko udatanze icya 10 n'amaturo ntabwo azigera ajya mu ijuru. Ariko icya 10 n'amaturo nibyo bintu mwumva yuko ari byo bizajyana umuntu. Ibyo ninde ubibigisha? Buriya tugiye kwiga icya 10 n'amaturo, Bibiliya ivuga ngo bifashishwa abakene, bifashishwa bari mu nzu y'imbohe, bifashishwe abatambye kugira ngo bafashe abaza babasanga. Niko birimo gukorwa se? Kubera ko ntabwo ari byo. Ni bangahe baramenya ahantu batuye, cyane bangahe baramenya abantu barwaye, ni nkangahe baramenya batuye umuntu ari gukora gutya. Ariko bajya gusura abarwayi. Ni abahe basuye? Hari igihe bajya gusura Kibagabaga abarwayi. Ibyo tubyihorere, buri wese tuzabimenya neza Kristo agarutse. Ubwo tuvuge ko ikizajyana ijambo z'ukuntu rivuga ngo mbere na mbere duhere mu b'inzu y'Imana tutibagiwe na babandi. Urajya gusura b'Ikibagabaga nabo mu rusengero utari wabamenya, ariko mwagiye mugabanya za siyasa. None hari wambwiye ngo ni gute wasura abantu bageze mu 100 mu 1000? Byashoboka gute? None se reka nkubaze, ko amenya abatanga icya 10 akamenya n'abatanga amaturo, abamenya gute? Pasiteri nayo ndumva ngamenya abatanga icya 10 n'amaturo. None abo bantu ikimunaniye kubamenya ni iki? None kandi ari ubayoboye. Tuvuge ko amadini y'iki gihe atagikurikiza. Ndagira ngo nkubwire ngo amadini y'iki gihe ni abacuruzi, ntabwo ari abajyana abantu kuri Kristo. Bishakira amafaranga kurusha abakristo. Hari wambwiye ko agakiza katangiriye muri ADPR, aribo batangiye kwigisha ADPR. Ibyo ni ukuri? Niko bimeze? Arabeshya. Agakiza katangiriye mu itangiriro. Mu itangiro hehe? Kuri Adamu na Eva. Patsa gute? Soma 15. 15. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15. Tureke ahantu hera h'Imana. Haravuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Sibyo? Komeza nyine. N'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Shaka rekeraho. None se urabona ruzagukomeretsa agatsitsino, wowe urukomeretsa iki? Umutwe. None se sibiri urimo kubona, urimo kumbaza. Hari abashinzwe gusenya umurimo w'Imana. Satani cyamuzanye ni ibintu bibiri.
nako ni bitatu. Icya mbere yaje aje kwiba, yaje aje kurimbura no kwica. Iyo niyo nyungu ye, ni nawe mugisha we. Kandi ibi byose tuzabimenya neza Kristo agarutse. Nandi kukubaza ngo agakiza katangiriye muri ADEPR. Ntabwo agakiza katangiriye muri ADEPR. Agakiza katangiriye mu batubanjirije. None agakiza ni ka none suboneka nkubaza. Iyo umuntu ataza kubaho ngo ahumekege umwuka w'Imana, aba ariho? Agakiza rero ni Kristo. Agakiza ni Imana. Agakiza si urumva ari ADEPR? Nyine agakiza kamamaye kubera ADEPR, wenda niko nabivuga. Iyo kamamara kubera ADEPR, urumva ntago baba bakarwaniye mu nsengero. Kamamaye kubera Kristo. None kurwanira mu rusengero wenda twavuga ko ari igihe cyabyo se. Niyo mpamvu nakweretse ngo uyu munsi umenye ko agakiza ari Kristo. Mu buzima bwawe ubwo ari bwo bwose, mu migendere yawe iyo ari yo yose, mu mikorere yawe iyo ari yo yose, aho waba uri hose utazi Kristo, ntabwo uzamenya kurwana iyi ntambara. Kuko intambara urabona ko ari Kristo wayirwanya hagati y'umugore n'umugabo n'inzoka. Na bugingo n'umuzo. Ntabwo twavuga ngo ADEPR yari iri mu murongo wo gukurikira urukundo rwa Kristo, ariko ibirura birinjira. Ibirura birinzira. Ubwo kugira ngo ibirura, none reka nko urugero kandi rufatika. Tuzi neza batwigisha ko iyo wajyanye amafaranga wasambaniye, iyo wajyanye amafaranga wibye, iyo wajyanye amafaranga utakoreye, ugomba kwiyareka ntuyashyire mu giseke uba ugiye kubateza umuraba. Izo nyigisho mwigize muziga? Niko biba bimeze se burya. None ubwo umusambanyi wasambanye akabona amafaranga ntabwo yajya gutura amafaranga. Niko mbere ryari riri, niko itorero ryavugaga. Tuvuga idini. Umujura yiki ntabwo yajya gutura cyane, barabyigishaga. None ubu rero umujura n'umusambanyi n'abicanyi nibo ba mbere barimo kujya gutura bakitwa abakristo, kuko batuye byinshi. Urumva rero ko ari igihe cy'amafaranga tugezemo. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo niwo ugomba kumenya gukizwa mu gihe urimo. Kuko iki gihe turimo Imana yakitubwiye muri 2019. Iratubwira ngo hari igihe kigiye kugera umuntu akazajya atungwa nayo yivomeye, agatungwa nayo. Ngira ngo n'ijwi ryigize impanuka ravuga ngo igihe kirageze ko umuntu asenga wenyine bakajya baritokesha. Iki rero nicyo gihe turimo. Buri muntu wese agasenga wenyine. Nese buri urabona gusenga wenyine buratarabuvutse intambara. Ari none se umuntu udakomeye waje uwo munsi yabonye ko ari mu rukundo rw'Imana. Nyine ndashaka kukubaza, gusenga wenyine hazaba habaye iki? Ni ukubona nka biriya ukabyereka Imana, ariko ntuteze intambara. Kuko Satani nta kindi kimuzana, aza kwibaho ibyiza biri, ntabwo ajya aza kwibaho ibibi biri kandi ari ibye. Ubwo bishatse kuvuga ko Satani ari gusenya umurimo w'Imana aho ukomeye. Ubwo twavuga ngo rero abantu bamenye uko Satani ari kurwanya umurimo w'Imana kugira ngo utagerwaho, kugira udakomera. Nk'uko yarwanyije Adamu kugira ngo ataba na Eva batarya ibyo muri Edeni batavunitse, bigatuma bavumwa. Natwe bikatugiraho ingaruka. Natwe rero bikatugira iyo ngaruka. Rero niyo Yesu yaje aje kudukiza. Ariko umwizeye nyine ibyo turimo kubona mu batubanjirije nabo babiciyemo.
yego niwe uzabona umuntu w'umunyapolitika akavuga ngo nge nzashingira kuri politika aba ariyo intunga, agahitamo kuvuga ngo nawe Imana izaze imubwire, akarangiza imubwirishije isezerano ryayo ry'intambara. yego ariko ibyo ni byo mu isi n'ubundi intambara ntabwo zizabura. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo turi mu isi dufashe igihe, bivuga ngo turarwana intambara kandi na Satani nawe arashaka kutubuza iyo ntambara kugira ngo tuzapfane nawe. ashaka ko yisasira muri make ya mbese ntabwo Satani ashaka gupfa wenyine. Umva nawe ni iki icyamujanye n'ibintu bitatu kandi ari ibi byatigize arema, ari kwibira mu by'Imana yaremye. Imana nayo rero iramureka ari kwiha umuntu amategeko n'amabwiriza, ahubwo avuga ngo umuntu ntiyumva, umuntu ntago yumva. ubwo umuntu niba atumva azumvishwa n'iki? Azumvishwa nyine nuko yagiye mu gice ashaka, kuko umuntu ni uguhitamo. Mukozi w'Imana, hari igihe kigeze kugera cyangwa mu bihe byari bikomeye Bibiliya ivuga by'isodomu n'i Gomora. Wowe nka pasiteri byo urabizi, uko harimburwa nuko Imana yamanuye abatasi b'abamarayika bakaza gusanga ko hari abatinganyi, haza kurimburwa harashya. Abantu benshi cyane ntibabyemera, abasiyantifike bo ntago babyemera, bavuga ko ari nk'ibintu byose babyemera gutereye kera kose ko ntacyo bemera. None mukozi w'Imana, none n'ubu ngubu birahari. Arega yaravuze ngo uko mu gihe cya Nowa byarangiye niko no mu gihe cyacu bizarangira. Hazaba harimo barya, bazaba barimo barongora, bazaba barimo bakora ibirori, bazaba barimo bakora buri kimwe cyose. Bivuga ngo rero umuntu niwe ugomba kwirinda, kuko nawe harimbutse bitewe n'iki? No kutumvira. N'iyi si rero yacu nayo izarimbuka izize kutumvira. Abantu ntago twumvira, ntago abantu bumvira, kuko bumvira bakagombye gukomera ku cy'Imana ivuga. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana noneho isodomu n'i Gomora nibyo n'uyu munsi twageze. Ese hari bitaraye Sodomu n'i Gomora mugira ngo hari bitarabaye? Natwe byarabaye hariya, niko muba mwirirwa mu bice inyuma. Byabaye. Bwa mbere twabanje kujya gusura abapadiri, karidinari n'iki, twajyanye na korari. Kabiri tugaruka hinjira idarapo ry'abatinganye mu rusengero. None Sodomu n'i Gomora mugira ngo muzabibona bimeze gute? None hose kuki biri kubera ahantu wenda ahera? Nakubwiye ngo Satani cyamuzanye ni ukwiba, kwica no kurimbura. Rero agomba kuza kurimbura ibizima, ntabwo azarimbura ibipfu, kandi ari ibye. Niho rero na Yesu yavuze ngo niho ubwenge buri ubisoma abyitonde. Abasenga rero musenge cyane, musengere ADPR, kuko nimudasenga izasenyuka. Usibye no gusenyuka, ndagira ngo mubwire ngo bazayifunga. ADPR si ibyo muzabona. ADPR bazayifunga ku buryo itazongera gukora. Ubu se nuza kwa Majyambere bahafungiye iki? Si bavuga ko barwana bari kwigisha amacakubiri? None se uragira ngo birakurura iki? Bavuga ngo twigisha Imana yo mu Rwanda, ngo nitwigisha Imana ya Isirayeli. Ngo barasesenguye. None basesenguye iki se? None se bundi wenda oya basesenguye iki? Basesenguye ijambo ry'Imana. None se ko barisesenguye n'ibiri abasesenguye? Arega ubisoma, nakubwiye ngo ubisoma abyitondere. Gukizwa ni kimwe, kandi no kumenya kwigisha iby'Imana udakijijwe ni ikindi. Rero abasahuzi nibo benshi kurenza abakijijwe, ibyo bimenye. None umurimo w'Imana nturagera ku iherezo. None murashaka irihe herezo rigeraho atari ibyo muri kubona? Ahubwo vuga ngo
maze kubona biriya ndafata izihe ngamba? Ese ndagendana muri bene data benshi? Icya mbere usabwa kugenda ni iki? Ni ukwirinda muri bene so, ukaba ugomba kuba we muri Kristo Yesu, ukirinda ingeso zabo, ntuvuge ngo urajya gusa nabo. Icyo nicyo nakubwira. Imana ishimwe. Kuko nkubwiye ngo sa nabo nyine ubwo ugiye kurimbuka. Ariko usa no kugira ngo agendane n'Imana ni ukwirinda mu ntambara. Yego. Icyo nicyo nababwira. Reka turebe wenda uburyo umuntu yirinda. Genda hariya mu Bakorino igice cya 11. Abakorino 11. Abakorino 11 ba mbere. Igice cya 11 umurongo wa mbere, sibyo? Umurongo wa mbere. Abizera bakwiriye kwifata bari mu materaniro. Uko abizera bakwiriye kwifata bari mu materaniro. Nsomera none umurongo wa 8 ugeze ku murongo wa 10. Nsobe ku murongo wa 8. Igice cya 3. Abakorino ba mbere igice cya 3 uhere umurongo waho wa 8. 11. Pardon, 11. Igice cya 11. Ngaho dusomere uretse hera umurongo wenda wa mbere. Hera umurongo wa 7. 11 umurongo wa 7. Haravuga Yesu wa 8. Umugabo ntakwiriye gutwikira umutwe yuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo, ariko umugore ni ubwiza bw'umugabo we, kuko umugabo atakomotse ku mugore ahubwo umugore ari we wakomotse ku mugabo. Urakoze cyane. None izi nyigisho bigize bazigisha? Ahubwo bari gushaka kugira ngo bashyireho n'abagore. None iyo uzanye ikintu cyitwa uburinganire, Imana itarabiringanije, ubwo uri kwigisha ijambo ry'Imana? Ahubwo dore ikintu bitwaje ngo nuko ngo babyaye igitangaza, ariko icyo gitangaza babyaye ntabwo bakibyaye ubu, bakibyariye mu itangiriro kugira ngo Adamu na Eva Imana idakora ikosa ryo kurema kabiri. Igitangaza ni iki? Ni imbaraga z'Imana yerekaniye mu muntu yari yaremye Satani yari yishe. Harega na Satani yari yatwiciye mu itangiriro. Hara mu gice cya 3. None Imana yongera kuturema. None iturinda gupfa. Kugira ngo Satani ataburana nawe ko yaremye kabiri. None uyu munsi abantu baracyacura uduhimbano twabo. None se pastor, ubu iri jambo udusomeye ntiwasanga wenda ari ijambo rya kera ryagenderagaho kera? None se kera hatari ubu n'ubu ni kera? Tukaba turi mu iterambere. Oya, n'ubu ni kera. Iterambere se mufite n'iri iterambere murimo kwicana mugambanirana mubesherana mwarangiza mukabyita ukuri, iryo ni iterambere. Ubu turi mu iterambere aho umugore n'umugabo bagomba kuringanira. Ninde wabikubeshye? Kera. None se kera kuki bataringaniye? Wenda urabona iterambere rya kera. Nyine iryo terambere. Niba mbere batarambaraga imyenda, sibyo? None ngubu umuntu akaba yambara. None kuki ubu bambara hakaba ibyaha byinshi kurenza mbere batarambara? Nyine urumva ko turi mu bihe biri kugenda bijya imbere. Ubwo rero si iterambere ni iteranyuma. None se urumva ibyo byahagarikwa kubera ko wenda ibyo byabaye bagiye gusengera abagore, kuko Bibiliya hano iri kutuba. None se barabasengeye ko ari cyo ndi kukubaza? Ariko bari muri nunza muri bije. None se iyo bije ko nzi ko bije bari baranayiteguye bagapanga n'umusi barabikoze. Icyo nicyo ndi kukwereka ko ari ikinyoma. Kuko iyo bo kuri baba barabikoze. Katwongeye tubasome. Abantu benshi cyane, kuko hari nk'igihe nk'ubu hashaka kuza komantere ati muri gupfobya abagore. Tuzabigarukaho. Bazandika muri komantere.
none pastor bashaka kuba bati umugore iyo ahagaze mu nshingano ze uko yabigambiriye Imana nta hantu aba ataniye n'umugabo. Ariko iyo utangiye kujya ngo urenge umugabo buryo uba warangije kuba umuhanuzi w'ibinyoma. ariko wenda umugore twabivuga nko mu itorero, ntabwo twabivuga nko mu bisanzwe muri leta. Ariko na leta wibuke ko nayo yaremwe n'Imana, ntabwo yigize yirema, yashinzwe kubera ko ari umuntu Imana yaremye. Nshuti yanjye, none se ubwo urumva mu itorero hamera nk'uko muri leta bimeze, kandi leta ari iy'isi, niyo mu isi. none si iyi leta niba ari iy'isi, bariya abakobwa Ntuza yabwiye ngo bazajye bica abana b'abahungu ngo basiga abana b'abakobwa, ntibabikore. Bahawe umugisha n'iki? Bariya ntago bahawe umugisha n'Imana. None se iyi Imana yari iriho kera uyu munsi ntayiriho? None se ubwo butegetsi bwariho kera ntabwo ari bwo buriho uyu munsi? Ari kubisoma, nakubwiye ngo ubisoma uwo bita Sipora na Puwa ntabwo ari leta yari yabategetse se? Kayizari ni iki se? Bya Kayizari tubiye Kayizari ni leta. None se tuye n'iby'Imana itemera. Pawulo yaba araba yaragomeje akabakorera agakindagura abera, agakindagura abera, ntabwo yari gukizwa ngo aze yigishe kuboha ibitebo no kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa hagati y'abapagani. Ariko nshuti yanjye dusome ibyanditswe neza birahari, ni nawe wanditse n'aya magambo. Bibiliya iravuga ngo duhere kuri 7, umugore ushaka ngo niba umugore adakwikiriye umutwe yikemuze, ariko niba ari ibiteye isoni ko umugore yikemuza cyangwa yimoza ajye atwikira umutwe. Gutwikira umutwe urabizi ni ukudasuzugura umugabo we, ntabwo ari ugutega ibitambaro. None se hano batubwiye ko ari gutwikira umutwe. Gutwikira umutwe yakoresheje ibintu bifatika, kuko iyo watwikiye umutwe ni ukubwira ngo ntwikurura. Kandi iyo wawutwikuruye ukiyogoshesha kugira ngo ugire agasatsi keza, ntibikubwira ngo wa musatsi ngo uwurekereho. Ubwo bishatse kuvuga ngo niba biri ivuga ngo gutwikira umutwe, ntabwo ibyo bavuga ko wenda ukajya mu rusengero ni pratique gusa bashyiraho gusa, ni pratique. Ariko ubundi cyambere ni ukubanza gukurikiza amategeko y'Imana waremewe. None umugore udatwikiriye umutwe wenda atapfutse mu mutwe nta kibazo, nawe abonye ngo yikemuze ngo ariko ntamere nka wa wundi utagize utimuje. Niba avuga batimoje nabaye naba bari kuvuga ngo bafite uburenganzira bwabo, kuko uzarebe bishyiraho ibyo bashaka kandi bakavuga ko basenga iki, ariko karikera Imana bayiretse, kuko Imana ntabwo biriya yari inaniwe kubibaremana ngo babivukane. Hari ibyo wazumbwira ngo kwambara, kuki bambara uyu munsi hakaba w'ibyaha birenze ibyo bari bambaye ubusa, hakabaho abatinganyi barenze abatari bambaye kandi bambara. Kandi abatinganyi bari kuboneka igihe batambaraga. Tugenda no mu Bakorino igice nano ni cya 3 umurongo wawo urasoma wa 8 ugeze ku murongo wa 10. Igice cya 3 mu Bakorino ba mbere. Ariko Bibiliya irasobanuye, ijambo ry'Imana rirasobanuye, ahubwo abaririmo n'abanyenda mbi, n'abanyenda nini, ntabwo bashaka kugenda mu Imana ivuga. 8 soma umurongo wa 8 ugeze ku murongo wa 10. Utera n'uwuhira barahwanye, kandi umuntu wese azahembwa nk'uko yakoze umurimo we, kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Ngeze ku 10. nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Komeza. Kandi undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde
uko yubakaho. urumva Umuntu wese yirinda. umuntu wese bivuga leta rero ntabwo yo iri kurinda icyo yishakira n'ibyica abantu. Nushaka ube wiba, nushaka gusambana, icyangombwa nuko bari bugane bitewe n'aho uri. Kandi buke ko na Yosefu bigize babikora. Umuntu w'Imana aca mu nzira zose hatabuzemo n'imwe, ariko akirinda muri ibyo byose. Ariko ijambo ry'Imana yasobanutse, ahubwo ni uko baryimye umwanya bakirirwa babyina banabeshya iminota, barangiza kugira ngo basake abantu mu mufuka. Baha umwanya igihe, ariko bakima umwanya ijambo ry'Imana. Basa hano ijambo hano watubwiye ngo kandi umugabo ntiyaremwe ku bw'umugore. Katurebe hano nese kubiza umugore yigize aho umugabo yabayeho akomotse ku mugore, ahubwo umugore ari we wakomotse ku mugabo. None se ntago wari wasoma Itangiriro? Nararisomye. None se avuga ngo Imana yaremye umugabo, irangije iramusinziriza, imukuramo urubavu, irangije yasubiza inyama. Umugabo yicuye umugore araho. Umugabo niwe wabwiye umugore umutoma. Umugore niwe wabwiye se umugabo umutoma. Kandi umugabo ntiyaremwe ku bw'umugore, ahubwo umugore niwe waremwe ku bw'umugabo. Nicyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika. Gutwabwa ku bw'abamarayika. Ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugabo. Urumva Imana ibyari bibiri bihinduye kimwe kugira ngo bibone uko bikora ubutware bw'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo niba umugore atwagwa ku bw'umugabo n'umugabo akatwagwa ku bw'umugore, ubwo ni ubutware bw'Imana, ntabwo ari ubutware bw'abantu. Ni ubufatanye. Ni ubufatanye bw'Imana n'umuntu. Ni uburinganire. Ntabwo ari bwo. Uburinganire ni uko tunganya mu mishahara. Twaba tutayinganya nka gutwara. Icyo nicyo rero urimo kwita iki? Urumva ko pasiteri w'umugabo agomba no kuba pasiteri w'umugore. Niba umugore atwarwa n'umugabo, n'umugore agatwarwa n'umugore. None se urumva bibaho? Yose urumva niba pasiteri yabaye umugabo, ubwo na pasiteri w'umugore yakabaye. Ni umugore, kuko umugore umenye yuko ntacyo ushobora kujya gukora umugore atabyemeye. N'umugabo ntacyo yakora atabyemeye umugore. Nyine niko gutwarwa. N'umugore ariko ntacyo yakora umugabo atabyemeye. None niba ntacyo yakora atabyemeye, uyu munsi niko biri. Za divorce ziravaye. Kuki ari kuza za divorce? None se umugore ubundi umugabo yakora iki umugore atabyemeye? Si uko bagomba ko izo rero izo makuri kuburana nizo n'ababatinganye baburanye igihe abamarayika bari bagiye kwa Loti. Bavuga ati ngo mubaduhe. Ni mubaduhe abo bakobwa banyu nabo. Icyo rero nicyo kintu urimo gushaka, nicyo rero n'uyu munsi bubakiyeho. Nawe niba ari cyo ushaka kubakiraho ntabwo nzakubuza, ariko ngewe nkubwira icyo Imana ivuga, haba mu bizera no mu batizera. Kuko inzira ni ebyiri, hari abizera hari n'abatizera. Abizera bagomba kurwanywa n'abatizera, none abatizera bashinzwe kwigisha abizera ariko babarwanya. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo twe turabyigana kandi duhora mu ntambara. Urakoze kurende Yesu agaruka. Tumaze kuganira ijambo cyangwa amagambo akomeye cyane. Abadukurikira rero mukande subscribe kuri Noah TV1 n'Umuremyi TV. Uyu ni umukozi w'Imana, pasiteri, Imana imuha umugisha. Twari tugira ngo tuganira ku by'umurimo w'Imana no mu bihe tugezemo, ariko dusanze ari uko buri muntu wese arinde izamu rye asenga Imana, kuko nicyo gihe tugezemo. Ni ibihe bikomeye cyane tugezemo, ariko navuga ngo dusenga Imana kugira ngo ibihe nk'ibi ngibi Imana ibiducishemo. Nubwo bikomeye cyane, ariko amasengesho hari icyo ahindura. Mukozi w'Imana rero, reka tujye ku musozo. Reka tugusabe niba ntacyo wibagiye cyangwa niba hari icyo warenza ku byo tuganiriye udusoreze. Icyo navuga kuri iri jambo
kimwe ni wowe ugomba guhitamo, nta wundi uguhitiramo. Nuhitamo neza uzakiranuka, nuhitamo nabi uzakiranirwa. Inzira ni ebyiri umuntu ahitamo. Bivuga ngo twe rero twemeye kurwana intambara izo arizo zose, ariko ukiranirwa we yemeye kubeshyera abakiranutsi inzira izo arizo zose, aricyo twita Kayizari. Rero Imana ibishimire. Tuzakomerezaho ubutaha mbabwira ngo ibyo mudasobanukiwe mushyire muri komenti, tuzagaruka tubisobanureho, kuko inzira Yesu yaduhaye ni uguhitamo kuva mu itangiro ukazagera mu byahishuwe. Umugabane umuntu ahitamo nuko uri kubakaho Pawulo yarabivuze, ni wowe uzahembwa, cyangwa umenye ko ibyo wakubaka byose bizapimishwa umuriro. Iyo uhisemo neza, nuhitamo neza uzabona umugisha n'imirimo yawe igororerwe. Nuhitamo nabi ubwo imirimo yawe ntizagororerwa, umere nk'agati k'inkokore. Mukozi w'Imana, duhe nimero yawe kugira ngo abazagukenera cyangwa se udusengera Imana dusoze. Ni 50 ni 07885401414. Izo nizo nomero. Ku bari hanze ni 250 78885401414. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Murakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, reka tugusabe udusengere. Mu izina rya Data wa twese, umurengezi w'abari mu isi, udukunda kandi ukomeze kubana natwe, uduhe kurwana intambara nziza kunesha kuba kwawe. Bana n'abera kandi ubongerera imbaraga, abandi bahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe kugira ngo bakumenye igihe gikwiriye. Mwami, bahindukire bihane none n'iteka ryose. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Imana ikurinde kandi Imana ibane nawe ibihe byose, n'abadukurikira Imana ibaha umugisha. Kandi subscribe kuri izo channel kugira ngo tujye tubana. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.